So no kuvuga ngo uwo bita element ya Selena Bruce Melody iyi chatting ya Bruce Melody na element ni bro nge nabo nzaza muri no mihanda nta mwanya ukubura n'abantu mfite twagiye yo kuyakoga ngo nibyo ntaga aribyo I don't have a time for that ndakuva umusore yabwiye element amuga ati maze imyaka 14 muri ibi bintu ibyo bapfira biza abantu natwe tubabwira urumva baraserera n'ibyo byose bose bafite ego nabanzi bumva element yateye imbere ku rwego rutabaho yirukanse nk'urutoki rwa kirabiranye uwo bita Bruce Melody ntabwo yabikekaga Bruce Melody ari very selfish yashakaga yuko akoresha uriya musore element ntibamwishyuraga ibintu byinshi cyane yego so hanga rero uwo bita rero element imbere baramukangaga ariko ntaga kigira ubwoba I'm not scared of you anymore man kabisa ati yo ele ngiye kumara almost imyaka 14 in music bivuze ko umuntu ukeka ko uzi mbazi neza kurusha bro chill element ati bro ubuse nkubwire ngo go ahead ngo waratangiye we are not afraid of you anymore ngo ntabwo tukikugira ubwoba wowe ati mukomeze mutingane abo bana gusa time will tell Jay niyo njya kuvuga turakumanura ati nagukoze hari medbeat ngukora hari aba producer bari talented sunda kugarura ati nsunda garura medbeat ngore loda wowe wait and see abantu bazi bakurikira kemu neza nyarwanda bumva isho message bahita bamenya neza ko ibintu twagiye tuvuga mu minsi yashize byose bihita bihura n'ino message Bruce Melody yababajwe nuko element yahisemo ku muhanzi abanyarwanda baramukunda n'abanyamahanga kandi yarazi ko Bruce Melody yazi ko azamuye go producer ngo uzajya mukora indirimbo ariko birababaza pfo aho kugira ngo producer abo muhanzi aranamamara aka kanyu uyu munsi uvuge tureka by'amazina akomeye ninde uri kuri hit hagati ya Bruce Melody na Eri ninde uravuze ngo ninde uri kuri hit hagati ya Bruce Melody na Eri Jay ninde Bruce Melody ni number 1 Chegorki Manura Manura I knew it Manura ku ijambo ryawe Jay Manura vuga ko element uvuye muri Amerika ariko uzi ko element bamwuruje indege ejo bundi Manura Jay uzi ko element ejo bundi yurijwe indege akamanuka i Kigali kujya kuri umunyarwanda wese abizi ko element bro element umwana wo muri ntabwo mukunda ariko umuntu bavuga ngo bro element arusha yurije element indege kugira ngo ajye kumuririmbira mu bukwe ejo bundi ariko so bwo kujya kuririmbira inote ya Manura Jay ibyo bintu nshaka gufata ibintu by'igitangaza na ariko zikore Bruce Melody ntabwo yafungiye imishumi ya kade nta nubwo yafunguriye ya Davis D nta nubwo yafungura Katolike na era arabizi ko atafungura imishumi nubwo turimo kuvuga erera yafungura imishumi ya Tiger dukomeze the story Tiger ninde kasha ni yampisi yihinduye intare ati none se utekereza ko twarwaniye ngo of course ngumane ngo mukomeze nta kibazo urumva eka Tiger ninde ni wa mutipe nangiye kugutuka nukomeze nibuka kuri inshuti yanjye ndagase oya Tiger ni the Ben ntoje kintu wongera kumbaza umusa so I can finish you anytime without touching you. The Ben umupolisi yaramuhagaritse The Ben ararira bahita badaboringa ticket. Reka hari mwamenye makuru. Dabireze. Muri Chicago ndabaka video. Umupolisi yaramuhagaritse undararira. Reka ngo muki
The Ben umupolisi yaramuhagaritse urumva aboroga ararira kumbe yamarira ntabwo arayo mu ndirimbo gusa bro tipe ngo ararira polisi umupolisi agira ubwoba zana proof umupolisi agira ubwoba kumbe yamarira yuramujene oya zana proof mfite amakuru yuko uriya musore wanze gushyiraho mupanga ngo mukorana deka kuva namenyana nawe urambabaje so mu magambo make ibinyoma bivuze nko ku bandi manzu nsabira ntago ubwo nakananshyizemo oya nabeshyaga uzi ko nari ngiye kurira nka debeni nakananshyizemo kugira ngo mvishe yuko umuntu zana proof ndi kureba twari twakubwiye ngenda je twakwinginze zana umushyiraho proof urabyanga kandi wabizi ko uzifite twaziguhaye nawe uzira izo proof uko yarize mu muhanda watuma nzamura umukobwa usambana na debeni uba muri Scandinavia nguriya hasi muzamure Ben n'amazi atuvomera muzamure umukobwa usambana na Ben kandi afite urugo okay barasambana gatarashaka umugore okay ariko ngo urebyerekana proof barasambana na debeni akiri umuhungu yabaye umugore ariko ndabakunda mwabasore yaje kuba umugore yaje kuba umugabo mwese ntiyageze Uganda akava ngo yahindutse papa oya ibyo tubireke reka dukomeze story za Kinyusi n'umuhungu niba hari ikintu cya mbere cyo kibabaza Dekati ni umuntu ushobora kuvuga uwo mukobwa nako uwo mugabo Dekati baramuhamagaye ndagaruka ikinkuru twayishe garuka oya ntabwo reka nze nkubwire urumva iyo tubwire amazina yabyo ndakagaruka dukomereze inkuru musharinge right asimani mwatapinze vema ko mbizi ko muri abahanya ko muri abatindi mwoga hamba mwe ko nta makoni mushobora gutapinga ubugoro yakaba iri ubusa kuri iyi nkuru n'abagabo zikurikira mwabwanga ati mweje yakaba ari kuri 54 aba naba followers ba followinze muri akatumba ubu ngubu ntago mushobora gukora ibintu by'ibitangaza iki nicyo kibi cyo guhostinga ya masandi guhostinga baroko gusa Karine do something none se zinyara zimwe ari ikintu cya mbere kijya kindya mu mutwe wabibonye thank you ibi ngibi mushobora gukora ibintu by'ibitangaza bro tuba muri community y'abatindi ku mutima ubu abantu barazana bakabahasho jere bahana hari ikintu turi kureba kiri kuri je nta mibare ni iriya sonzo nk'iya Samusiri kuri ku mutwe we urumva ubu mbwire man usubino wamaye man wamaye ibintu byo muntu urimba muri ambassadors bro ngo bigenze bite ngo ari shemu ku muryango wose ye none bafashe ifoto ye bandikamo ngo ni cheetah yo umva nkubwire Dekati we cheetah makara buretse gato nkubwire oya cheetah ndavuga cheetah ni cheetah gucitinga cheetah okay mbabarira udutema halo ndakumva blessing ese wari uzi umukobwa wigeze gukora kubona umukobwa wigeze gukora ka video agaragaza umunwa arimo araririmba ko umunwa nyira ka video kigeze gutrendinga kera umukobwa bita Eva ndakibuka baretse nitaho umuvandimwe mwe mundetse ndambangiye ngiye umuvandimwe muri game ngiye kumwitaba numva ibintu kuko ibi biporo birakomenda turata tubishyira hanze aka kanya umva ngewe ibintu murimo nabyumvise Godfa yo ibintu murimo ni binini cyane nabyumvise ibintu ntabwo ari binini cyane je ikankubwira ibintu murimo nabyumvise shagewe murimo muransiga mu cyo bita kangaratete oya reka noneho reka nyivanemo reka twigarukire kuri Sandrine umwana bita Eva kudashatse kumuvugaho ngende umudive bro ambassadors abadive ariko nyewe nahindura n'idini mu mpereza amakuru avuga kuri ambassador mu bizane n'ubundi bagiye muri Amerika baratoroka ni gukubwira ngo umwana bita Eva kudashaka ko bamuvugaho mu mpifoto ye Eva urumva Eva ibiyo yakoze biteye ubwoba bro yakoze biki Eva yaragendaga urumva
akajya ku TikTok akarara muri sala arimo arasakuza avuza imirindi ngo arimo arifata utuvideo baramubwiye ngo bwa mbere yakoze akavideo kagaragaza ngo umunwa ngo babona ngo ni keza. Uravuga Evo muri Amerika? Evo utuye muri Amerika? akajya ahora arara ku matelefoni n'ibiki byose avugana n'abandi bagabo anikorera nyine izo videos arakora n'izo videos ama TikTok. Uri kumva? Noneho icyaje kubaho umugabo yakiraye gatatu atamusambanye. Urumva? Umugabo aza kuza gufata icyemezo bro. Kanze nkwereke ko none urebe ibintu yanditse hano kugira ngo umenye ko none deal done. Nyoherereza ndebe. Umugabo ngo ntiyari kukirara gatatu. Where is my phone? Nyoherereza ndori. Nabikoherereje ngo ntago yagombaga kukirara bwa kane. Umugabo byabaye ngombwa akavuga ati ngewe bino bintu mbivuyemo burundu ndigendeye. Eva bamushukaga ngo afite akanwa keza kagaragara muri za video za TikTok. Ubu ngubu niba bazajya bamwishyurira bili zo muri Amerika dore ko nazo zigenda zikurikirana cyane ntago tubizi. Iyo niyo nkuru ya Eva. Uretse gato. No, I have not been hacked. Uyu ninya ibi ni biki? Uyu ninya safari. Ni uyu. Yamba Safari nyahumure. Uriya mudamu on love wanzungu Eva wanzungu njyewe ntimumbaze ibindi. What the hell is this? Biterekaho bro, biterekaho nk'abantu bandi barebe Eva ariko tumo turavuga ari we. Eva ariko uyu Eva ndi kumwitiranya. Uyu si Eva uramuzi umukobwa yize gukora ka video ufite iminwa y'imikara arimo aririmbishwa ka video gutya iminwa ari igaragara cyane. Bamwita ngo Eva wa John. Bari kumukubwira ngo Eva wa John. None se uyu mukubwira ngo dufadere ka kujijisha bari kuvuga ngo Eva wa John. Kujijisha umusa ariko se njijisha ngiye hari wonjya kwa nyina. Ngo Eva wa John nibo barimo barakubwira bro. None se uyu Eva ntiyatandukanye n'umugabo we? Nyine nibyo nkubwira unonze bapfuye iki icyo ngicyo nyine. Yamwimye nyituba nka kane arimo arara ku telefone. Eva ni icyamamare. Eva kandi nkubwira ko nyine ari kuri TikTok yigeze gukora ka video kaba trend. Yego. Kanzi biboro mpaye ndimanike bishiraho aramaza kuvomera se. Oya none ariko se nta nikosa ririmo sindabazi biri online. Che. Iyi ngiyo ndabona bibuze gukunda reka ndore. Yewe nitakundaga. Yashiraho nawe bayibone. Dore biboro mpaye ngibi. Ifoto zani handi agaragara. I have not been hacked. Uyu ninya safari nyahumure. Uriya mudamu niwe on love wanzungu. Uyu nzungu se ni gatiki? Nzungu ni umuntu umusambanya mumwe mu bantu bamusambanya none se twabivuga ngo iki? Uyu si we. None se story ngwiteye rero. Nino umuntu bita Eva yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agira ngo ni nka Kigali aho umugabo ashaka ibiceri wenyine. Uri kumva? Abo dushyira hanze nabo tudashyira hanze. Abantu bose bagomba kujya hanze. Barayita. Wishyiraho video ushyiraho ifoto ye basi bamumenye. Furu mukoko. Shyiraho ifoto muvuga ati n'uyu nguyu ubwo turakomeje ariko abantu bamubona. Njye yuze ko mpaye ifoto y'umugabo wambaye ubusamari. Oya shyiraho ifoto watambaye busa. Shyiraho ifoto isanzwe.
ndabizi ko zikohereje abantu tuzagira ngo tuye duhitamo bamwe n'ibindi bintu boya byose Nibyo ngo nyuma tumaze kuvuga umukobwa ni- w'i Kigali bita n'uzaduhaye Noheli reka dushyira n'iniga nayo tuyivuga ni Furu Mkoko. Ni Furu tuzavuga ngo turabona ku butoni shyiraho ni Furu Mkoko. ni Ni Furu Mkoko. None uzaba barimo baransanga inbox? Bari kunsanga inbox kuri WhatsApp ati zana Manuel bro. Furu Mkoko. ibintu ariko yashyize ifoto abantu bamubone bamumenye n'abakekaga n'iki byose and then batazavuga ngo duhitamo bamwe abandi tukabareka shyiraho byose Furu Mkoko. shyiraho ifoto Furu Mkoko. Nukubera iki ibibona nashobora kuyishyiraho bikunda biri kwaka. bro shyiraho ifoto reka bya bintu wenda by'imbono n'ibiki byose bireke Nane I'm trying ariko ntabwo ifoto sinzi impamvu iri. bro musangiye kwige bo genda Ariko se n'ukivumbure waciye kizi WhatsApp yawe. kugeza uvuga ngo ntabwo Ngo Furu Mkoko. ariko ushobora kuba ari ikibazo cyabaye wa mugani Ya ntabwo abibonye. Ntabwo uri kubireba. Sinzi niba ko yayimpaye iri muri nuza iri muri iyi nani. Ariko so kubizi na ukubizi ngiye nakwanga kuyishyiraho. Furu Mkoko Godfa. none se man ibi boro ko bigomba kujya bijya hanze tuzashyibishya hanze gute man Gukira. Je ariko wayishyizeho. Nishyiriho he? Aha ngaha. Ngese nzi kubikoresha TikTok nzi kubikoresha. je shyiraho Ukanda. Nangushyire muri big screen. Ukanda kuri ntuza. Ukanda. shyira ifoto Umusa nk'umuntu ugiye gushyiraho kamera. Kwa kundi. Noneho urabona ahantu handitse ntuza. Gusa nk'uvugiye gufungura video reba hasi muri gallery urahita ubonamo ifoto yo muri gallery yawe. wabonye Ntabwo ndimo ndabibona bro mwamborotse. Ntabwo nakuborotse wese aho ufungura kamera yawe. Ugiye gufungura kamera barakwereka hasi babigenda. Nahabonye bari kunyazana ama effect gusa bro. Yego muri zo effect rero reba ahantu hari gallery. Kara kaboro kamafoto. Ugakandika. reba nka papa iryame mu buriri bwe Furu Mkoko. Bro, gallery ntabwo ndimo ndayibona. Gallery urayibona. Reba ahantu handitse green screen. Green screen? Nahabonye. Kanda aho muri green screen. Nakanzeho. Ntabwo wakujanye muri gallery yawe se. Dore bimweraza. Nyine sa nk'ufungura kamera tuweze tubibona aha ngaha. Bro, ntabwo birakunda. Ntabwo biri gukunda bro. Akora nta kuntu twaza duhindukirana ni. Ubu ngubu nta kuntu twaza dusimbuka muri gato tugaruka nkaza gukoreka mu cyo gukora nyuma. Bika Ndakubwiza. Ujye byamunaniye twaba tugiye i Kigali gatoya hara ngaha tukazaho gato. so ukuri bimeze ntabwo tujye i Kigali ubwo nuko gukora ifirangiye Umusa ntabwo wabinkora. shyiraho iriya boro man shyiraho umusikarangira man ari mu iki Jay wabaze ukanda kuri green. Nakanze ariko byanze bro, we mubambe. Ntabwo ngiye biri kunkundira. Biragaragara ko ifoto itari muri ntuza muri wayimpaye muri PDF. Cyangwa byo biranga bro. so situation y'ikigali kuri meze rero Godfather Yo.